Abakunzi ba F1 Rwa TV turabwira ngo uyu munsi tugiye kubataturira ku makuru y'imikino n'imikino yaranze uyu munsi wa gatandatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2024. Niyo P welcome mu kiganiro. Asante sana. Turabwira ngo abarwayi abababaye abafite ibibazo yuko bakwiye koroherwa kandi Uwiteka niwe mugenga wa byose. Reka twinjire rero mu makuru yacu tubabwira ngo kuri uyu munsi ku itariki 20 z'ukwa mbere umwaka 2024 nibwo habaga umurenge Kagame Cup hano mu karere ka Rwamagana. Ndabeshya ni P. Nibyo nkuko bisobanuye. Uyu munsi nibwo habaye imikino igiye itandukanye y'abakobwa ndetse n'iy'abahungu. Cyane cyane turagaruka ku mikino ya football. Turagaruka ku mikino ya football nkuko tutirengagije yuko imikino habanjije imikino igiye itandukanye hariya mu karere ka Rwamagana aho batangiriye kuri volley na basket aho byaberaga mu kibuga cya Central Izinjango nkuko byari bimenyeshejwe. Rero turabwira amakipe agiye atandukanye yitabiriye iyi Kagame Cup, dore ko iyi Kagame Cup yahuje imirenge igiye itandukanye mu karere ka Rwamagana, harimo nk'umurenge wa Gishari, umurenge wa Rubona, umurenge wa Mwurire. Mbese iyi mirenge yose yari yahuye kugira ngo ibashe kuba yagaragaza ibi bikurikira. Ni imikino rero yari yiganjemo abahungu ndetse cyangwa se abategarugori n'abagabo. Ni abategarugori ndetse n'abagabo, ariko ni imikino yaje kugenda isa n'itagenze neza kubera ibihe turimo by'imvura. Hari aho rwose byageze nkabona imvura yakaze, byanageze aho umukino w'abakobwa usubikwaho, ariko ntibyaje kubuza gukomeza, ikibuga cyaje kongera kimera neza. Rero icyo kiganje muri ino mikino nuko hari gukorwa athletes cyangwa se athletes ku bijyanye n'amasiganwa ku magare, sibyo? Hakabaho volleyball, hakabaho na basketball, hakabaho football nayo yari yiganjemo. Football nayo yagombaga gukorwa uyu munsi nkuko byari byateganyijwe. Hakinnye rero ku isaha ya saa 3 nibwo batangiye aya marushanwa, ariko abagore bari guhura Muhazi na Munyiginya maybe, bigahura ku isaha ya saa 7, hanyuma ku isaha ya saa 9 hakaza guhura Gishari na Rubona. Gusa nkuko byateganyijwe aba bantu bakubitiye mu gafuka nkuko babivuga ngo ikipe irakorwa, sibyo? Irubakwa. Ikipe irubakwa cyane, iyubatswe neza rero niyo ifata ku nsinzi. Ngira ngo niyo P. Dukomeje ku byakomeje gukinwa, hari gusiganwa ku magare, aho umuhanda bari gucamo wari umuhanda wa Cyaruhogo Zaza, bagaruka bagakora cross bakagaruka mu karere ka Rwamagana cyangwa se bari kuruhukira ku kibuga cya polisi. Iyi match rero nkuko twahereye kuri match ya basket byabereye muri Central aho bitari byoroshye hagati y'impande zombi, barakubitana amashoti menshi, mbese ibintu byari bikomeye nkuko wabonaga ko abantu bose bafite itama n'inyota yo kuba babona igikombe. Bari abasore b'intarumikwa, harimo umusore rwose wowe w'amafavore 04 wari ufite amaherena, mbese bavuga ati kabisa aha hantu haraza guca uwambaye. Aho ni muri volleyball. Muri basket rero naho bakozeho, buretse ko hari imirenge itabasha kwitabira kugira ngo babashe kuba basoza aya marushanwa, ariko uko bigaragara kose byagenze neza kuko ku mpande zombi zagiye zegukana
gikombe. Si ibyo rero twaheragaho ku bijyanye n'intuza ku bijyanye na volleyball cyangwa se basketball, ahubwo reka twigarukire kuri foot cyangwa se football, aho abagore cyangwa se abakobwa ikipe ya Muhazi yisasiye ikipe ya Munyaga. Yayisasiye ku buryo ki yayikubise ibitego irangije ikaba yanegukanye ni Muhazi na Munyiginya, aho Munyiginya bayisasiye, Muhazi ikaba yanegukanye igikombe. Naho yayikubise Gishari ikaba yihariye Rubona, yayikubise igitego kimwe cyiza rwose. Rero tugiye kuvuga ku dushya twabaye hano muri ino mikino, aho umukino wahuzaga abategarugori ba Muhazi ndetse na Munyiginya, aho batangiye gukina ku isaha ya saa saba, ariko imvura ikaza kubyivangamo, ngira ngo wabibonye neza aho bakiniye ikibuga cyarangenda cyuzuramo amazi. Ku kibuga cya polisi hamaje kuzuramo amazi, biza kuba ngombwa ko bahagarika umukino. Nyuma yaho bagiye kongera gusubira mu kibuga, biba ngombwa yuko imvura yongera noneho iba nyinshi cyane, baravuga ati reka twimukire ku kibuga cya hariya kuri cya kibuga AR. Kuri AR rero niho hari stade nziza cyane, aho babaje gukomereza umukino. Bidatinze cyane hahise yinjiramo imikino y'abagabo, aho Gishari yahuraga na Rubona ku mashoti menshi, kuko byagaragaraga ko Gishari koko yaritoje. Rubona bayiciye mu myanya y'ihumye, cyangwa se bayiciye mbese bayishotaguye. Hari abakinnyi nabonaga nkavuga ati se nk'uyu mukinnyi, ariko by the way habayemo no kunanirwa, wenda tukatuvuga ko bakoze urugendo runini. Ariko ntabwo twavuga ko ari urugendo runini cyane, kubera ko baje mu modoka kandi baruhutse bihagije mbere y'uko umukino utangira. Tuvuga se ko ari ikibuga kibi? Ntabwo ari ikibuga kibi, kubera ko habonetsemo ikipe itsinda n'itsindwa, ahubwo ni bya bindi twatangiye tuvuga ko ikipe irubakwa. Umukino ugitangira nakomeje ndeba abasore ba Gishari bari bafite gahunda, bacongaga umupira ukabona ko ari systeme nshya bazanye mu kibuga. Bashotaga imbere, nta bintu byo kugaruka inyuma cyane, ibintu byo gukatakata ntabwo babyibanze, ahubwo bo hari ukuntu bagendaga bapasanya umupira, ubona ko target ari ukwegera izamu. Aho Gishari yageze kona zigeze kuri 35, naho Rubona ikagira kona zigera kuri 20. Ibyo rero Gishari yabikeshaga Gishari yatatse cyane, yo yihutiraga kureba ku izamu, yarebaga ku izamu. Aho igitego cya mbere kinjiye mu gice cya kabiri, maybe ni mu gice cya kabiri. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa, aho bose mbese impande zombi zashakaga igikombe. Uyu mukino rero ukaba wari witabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, ndetse ngira ngo na F1 TV twari tuhabaye, turi kubasesengura ariya makuru ndetse tunayabagezaho kugira ngo muzabashe kuba mwayakurikirana uko umurenge Kagame Cup wabaye. Hariya hari yitabiriye abayobozi, cyane cyane umuyobozi mukuru wa Ruhari ya Vice Mayor, ndetse n'abandi bamwungirije, umuyobozi ushinzwe umuco na siporo mu karere, ndetse n'abandi bamwungirije ngira ngo na directrice wa muri good governance nawe yarahabaye. Rero abatoza bombi nabo bari bahabaye b'imirenge yombi, bakomeje kugira ngo bafane banamotive abakinnyi babo, ariko burya ngo baravuga ngo aho amakipe abiri ahanganiye haba harimo imwe yigiza nkana, haba harimo imwe yigiza nkana, bivuga ati rwose nuko tubibona gutya badutsinze. Buriya Rubona yigizaga nkana, ariko bayikubise amashoti, aho bamwe banagiye bavamo bagashaka no kuvuga ati reka twijajare basi, aho kugira ngo tubure igikombe reka tubone umuntu. Akaguru rwose hariya bagatwaraga, ukavuga ati kabisa abahungu baravuga ati bararegeye. Ariko tuyishimira ko uno mukino warangiye ari 1-0 bwa Rubona, kimwe cya Gishari n'ubusa bwa Rubona, aho begukanye intsinzi bazerekeza
ku rwego rw'intara ariho umuyobozi ajya gusoza ijambo yavuze ati buri kipe twayihaye inkunga, twayihaye igikombe tubaha n'inkunga y'ibihumbi 100. Ariko ntabwo zizapafominga kimwe kubera ko ikipe ya Rubona ubwo yahise iva mu irushanwa yatsinzwe, ariko kubera ko yabaye iya kabiri yegukanye ibihumbi 100. Na Munyiginya nayo yavuye mu irushanwa, ariko noneho nayo yegukana ibihumbi 100, ariko ikipe yabaye iya mbere yegukanye ibihumbi 150, ikaba igiye no gukomeza umukino igasohokera akarere. Aha turabwira ngo rero mukomeza mukora subscribe, mukurikirana ibiganiro byacu tujya tubagezaho, ndetse twabwiye ko tuzatubasesengura byinshi bigiye bitandukanye. Kuno mugoroba twabagezagaho report yabaye ku isaha ya 3 kugeza ku isaha ya 12 ndakeka aribwo umupira warangiye. Ciao twabwiraga ngo yari P wanyu na Niyo P. All right.